rero ntekereza ko yagumugisha yaragukoreye ahubwo igisigaye ni kugira ngo babandi bumve neza agaciro k'ibyo yabakoreye. Yabwo yamaze kwatsa umuriro. Yamaze kwatsa umuriro kuwuzimya biragoye. Oda Paccy ikosa yakoze nibyo koko reka dufate ko Lick atubarije inshingano. Ariko ntabwo uri umuntu kujya kuri kamera ubu nonaha umwite rya jambo Jolly yavuze. Yibuke ko uriya mwana uri hariya ibigaraza bireba. Ntabwo nkubuje kuvuga wenda ngo ujye hariya ngo wavuga ariko hari amagambo utagomba gukoresha. Niyo kuba twaryama nakava mu mwana. Ntabwo bivuze ko ari tugomba kubana. Kubera iki? Hari impamvu Lick atabanye na Oda Paccy kubera ko wenda umwe muri bo comportement cyangwa se imyitwarire simbizi idatuma babana. Bya bindi bakunze kwita muri minsi. Kurengera rero umwana ubwo ugiye gusova ngo umwana ngo avukire mu muryango ugasanga uteje ibibazo nk'ibyo tuzi hano muri showbiz n'undi byabayeho. Kumva nge Oda Paccy uyu munsi ntabwo mu blaming ko yajya hara kubivuga kuko byonyine ubwabyo kubivuga niko gukira igikomere. Ariko nyine yibuke ko hari imbaga atagomba kurenga. Umuntu wakugiye mu maguru ntabwo ugomba kumwandagaza kuvuga nka imbaga. Kuko hari ibintu muziranye mu bwanyu mutumvikanyeho byatumye either Lick ahunga inshingano nkuko abivuga na Lick agiye kuvuga nona ushaka gusanga hari indi version twaba dufite itandukanye niyo tuzi kuri Oda Paccy. Areke kwangiza ubuzima bw'umwana bwo kumushyira mu bikomere byabo byo gutuma umwana ashaka kuzabaho nawe yicuze. Tujye tureba ukuntu action zagenda. Nese ni ukeneye ko ubireba wajya gukina pornography ukayaploading. Porno kandi. Nese bitane na porno. Hago se imbaraga bazikure. Ubu ni gutuba concentre gufata amashusho uri gukora ririya gahunda. Ko mbona ntabwo bari kubyo. So rero kuri Muyango ni umuntu ufite umuryango. Icyo ni cyambere. Ahantu nanone ntemeye ku gitangazamakuru cya Badrama ntabwo natinya kubivuga. Bafasha amafoto ya Muyango n'umuryango we. Badrama aravuga ngo ngingo cyagiye banyataka ngo kuki mutamvuganiye. Badrama urimo uraza kwihimura kuri Muyango kubera iki? Ako kantu kumvikane neza dore ni nakantu cy'ingenzi reka tukavuge turi seriye. Urajya gutanga uburere gute nawe ntabwo ufite se? We mugabo uri gufata amashusho uzabwira umwana wawe ko agomba kuba umugabo gute nawe ubwawe utari umugabo muzima? Kibazo se kihereye Andre. Ko gukora sex nawe twese turazikora. Nako ngende imanzi. Yego manzi we twagiye. Niba wumva uzajya ufata amavideo y'abakobwa cyangwa se y'abahungu gihe njye gukina porno werure. Riga izo gahunda se ko mu Rwanda zaje nazo. So kubaga se. Aha. Ubungubu siko baravuze ngo ibere ngo bafite ngo renga wagira ngo bashyira mu biceri. Ukagikano ngo igisogize ngo mw'abantu mwakwemeye nyine n'ubundi bikagwa ko bamwara bikoresheje. Wowe uri murifuza ko ushimisha abantu bakubona ariko mu mutima wawe ntago wishimye. Ndabasuhuje mbifurije kugubwa neza nizere ko aho muri mumeze neza. Iyo mvuze ko mbasuhuje aho muri hose ubwo mba mvuze abantu bari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nizere ko rwose mumeze neza cyane. It's all for one and only umwe cyane. Turagarutse rero ari nako mbahereza ikaze kuri Leya Entertainment nk'ibisanzwe uyu munsi na analyse imeze neza cyane. Nkuko bisanzwe iteka niko padiri ajya kunda kubivuga Leandre. Umusilamu bya padiri bimenya gute? Oya shana se ntabwo twagiye twitabira amwe mu mamisa tukiga za primaire. Nawe urimo ababyeyi bajyanaga hari ukuntu umubyeyi yabyukaga mu gitondo akajya nko misa ngo ntabwo ndagusiga. Batwe ntabyo misa ahubwo kwa kundi twabaga tugiye kwiga. Ugasanga wenda nka 5:40. Mwese barafasha ikigo cyose barakubuye. Mujye muri misa. Abantu bakwepaga amasengesho. Ahantu bamfatiraga rero. Urumva nari umu DJ w'ikigo. Ubundi saba DJ ko bisigaye ko bikunze kugaragara ko mutajya musenga sha. Urumva ngiye nakoraga na sound yo mu kigo. Ngomba gusettinga ama microphone, ama synthesizer n'ibiki bintu nk'ibyo. Bambura rero sasa bahitaga amenya ko naturotse. Wakwepye se. Kunyine nakwepaga isengesho bakabikaranye n'ubundi bamfasha ariko nyine nako nizeye ko abantu bameze neza cyane bakunda Leya Entertainment bari hirya no hino ku isi ubwo ndavuga mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda community y'aba diaspora mwese ndabasuje muri atandukanye mu kuri bigana byacu mwibutsa ko niba ukeneye kuba wakina filme mu buryo buri professionnel ushaka kudusanga no ku Gicumbi Cinema Center dukora no imbere ya station Merez downtown station ya Merez cyashya umanuka ujya muri Feruje utubona nanse Gicumbi Cinema Center turagufasha ubundi ukamenya kuzikina kuzitunganya ndetse no kuzandika yewe gukora urumuri cyangwa se amajwi byose turabigufasha ubundi ukaba umukinnyi wabigize umwuga ariko cyangwa se umuntu uri professionnel muri byo
ubundi bikagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi kuba wagira icyo ugeraho. Arafata bimeze bite sasa? Bimeze neza ubu ngubu uko biri rwose umuntu abashima Imana iyo ugize gutyo ukaramuka nta kibazo ufite. Yego ikibazo cyo nticyabura, ahubwo so wabaho nta bibazo ufite. Wenda akabazo umuntu aba afite gakomeye cyane n'ak'imibare yanditseho u Rwanda, ariko ubundi naje gusanga nta muntu utagira ikibazo, ahubwo twese biba bitandukanye nyine uburemere bwabo. Ntabwo biba bihuje uburemere. Ushobora kuba ukeneye 5,000, hari ukeneye noneho kugira ngo agure wenda sima imifuka 100 kugira ngo yubake etaje ye. Ukaba ukeneye 5,000, hari ukeneye noneho 1,000 cyo kurya. Saba mwese muhuje, ariko ntabwo muhuje ibibazo mwese. None hagiye ukeneye 1,000 cyo kurya, unakeneye bando. Byumva kuri se ina ibisekeje. Undi wenda akeneye bando, undi ugasanga wenda akeneye kujya wenda nko mu mujyi. Nyine buri wese afite ibibazo bitandukanye. Niyo mpamvu umuntu akubwira ngo ibyo aba arimo byose rwose uko umunsi uba wagenze aba agomba gushima Imana. Yego. Ari nako twinjiramo rero twanzika. Yego. Nimugoroba hari nimugoroba, ariko uko biri ni umunsi w'ejo. Nabonye mu kiganiro Yago yakoze, titre y'ikiganiro ubwayo yaravugaga ngo uriya Safari Agaba azaniye message Yago iturutse kwa Bruce Melody ndetse na Sabe. Ahubwo nkimara kubona utwo tuntu, nkimara kubona iyo titre nahise ntekereza ndavuga uti bya bintu bishobora kuba bigiye gukunda byo kuba bashobora gufata abantu bo muri industry bikabasha kuba byabahuza bikozwe na Safari Agaba. Ibyo bintu urabona bishobora gukunda neza? Biragoye. Gute? Biragoye. Kiretse niba nundi erega nundi Sabe na Ntuza na Yago n'abandi bagenzi barahuye baraganira. Nubundi ibyo byabayeho. Ahubwo niki cyaduha garanti ko bitazongera? Oya, igishobora wenda gutanga garanti niko numvishe Safari Agaba avuga ko ngo Bruce Melody ari ready kuba yahuza na Yago bagasabana imbabazi ndetse na Sabe. Ko numvise Bruce Melody avuga nkaho we nta kibazo yigeze agira na Yago ko atigeze amuhemukira. Niba ngiye yarampaye inka bikaranya umwana amafaranga, yagakuba ati ngiye nagomba guheza inka ko mu muco wacu dutanga inka. Melody akavuga ati ngiye nta kibazo mbibonamo kuko ngiye nkunda amafaranga, n'ubundi arishinja iki kibazo. Ahubwo bivuze ngo rero hari ikindi kibazo n'ubundi bafitanye kitari yanka. Oya, inka yo ntabwo ndakeka wenda atari cyo kibazo gusa, baba bafite ibintu wenda byinshi bapfa tutanazi. Ariko yanavuze ko yanamwimye collabo, yanze kumufasha mu magambo make. Ariko se ko abantu benshi bivugwa ko bagiye hari abantu benshi bivugwa ko bagiye bima collabo Yago, kandi mu by'ukuri yarabafashije bo kuzamura ibikorwa byabo. Harimo nk'umwe mu baraperi ntari buvuge, yaragiye kuri RBA rwose mu kiganiro, ntabwo ndi buvuge izina ryacyo. Hari ushaka kukivuge nabi. Oya, ni Versace none sari ni Versace. Nawe araza yungamo ati rwose abagomba kudupromotinga nabo babaye abahanzi. Ako kantu nikaba karimo utuntu tw'uduyari. Hari ikintu abanyarwanda batajya bumva kandi bakwiye no kumva cyane. Ntabwo umuntu agira talent imwe. Rero ndi umunyamakuru ntibikuraho ko nshobora gutwara imodoka. Kuba ndi umunyamakuru ntibivuze ko ntashobora kuririmba. Kuba ndi umunyamakuru ntibivuze ko ntashobora kuba acrobat. Ibyo byose umuntu ashaka kubigira nyine mu kintu kimwe. Ahubwo ikibazo abanyarwanda twe tugira twumva ko umuntu niba ari umunyamakuru tumuzi nk'umunyamakuru ntabwo agomba guhindura. Ahubwo se ikibazo nakwibaza, ikibazo ni cy'abanyarwanda cyangwa ikibazo ni cy'abantu bashobora kuba bapromotinga ibyo bintu? Ikibazo ahubwo twebwe ni reka mbyite ni sako ntoya dufite no kudashaka kunguka ubundi bumenyi mu byo turimo, sibyo? Reka mfate hari abantu benshi dufate Taris ukina filime, n'umukinnyi wa filime ariko akanaririmba. Ibyo byose subona byanga byakunda muri ibyo bintu umuntu aba akora bibiri, hari kimwe kiba kiri kudomina ikindi. Kuko kose haba harimo kimwe kiganza ibindi, ariko bitavuze ko n'ikindi ataba ashaka kugikora. Ahubwo ikibazo twe nuko twumva ko niba aramenye umuntu nk'umuhanzi ntabwo wumva uko nyine yajya kuri kamera ari umunyamakuru. Ariko hari benshi andi umuntu umuririmbyi sino umunyamakuru se. Ariko se muri iyi minsi turacyabona aririmba. Ibyo ni ibindi nyine ku giti cye, ntabwo kugira ngo cyatari kuririmba ushaka gusanga nyine tujye kureba abantu batari kuririmba ari benshi, ba social ari kuririmba ni benshi batari kuririmba, biterwa n'impamvu nyine ziri gutuma ataririmba. Ahubwo turebe ngo za talent ufite urazikoresha gute. Rero kuba abantu bamwe namwe batarakiriye Yago nk'umuhanzi nuko batekereza ko ari umunyamakuru kandi ugomba kuba promote. Ikibazo se nabantu bamwe batamwakiriye nk'umuhanzi cyangwa ahubwo bamwe mu bo babana mu buzima bwa buri munsi bagize uruhare.
ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo ubugira neza bw'intwari bw'ubwayigonze ubu none aha Yago nyine abo yafashije bose abenshi nyine bagiye bamukuyeho ni handi nyine umuntu umufasha wabagutera umugongo atari uko utamufashije atari uko utamubereye mwiza ariko ejo bundi hari umuntu twari turi kumwe ngo umuntu nuramuka ufashije umuntu we nyine akabona ko amufashije we ntagufashe uzamwihorere igihe n'umugisha n'umunsi wawe warakoreye ku isi so rero ntekereza ko Yago umugisha yarawukoreye ahubwo igisigaye ni ukugira ngo babandi bumve neza agaciro k'ibyo yabakoreye niwumva ko ari ngombwa ko uza kumwitura cyangwa se kumushimira uzamushimira numva kandi atari ngombwa uzagenda kuko ntekereza ko na Yago nawe ntabwo yabafashije kugira ngo bazamwiture ariko mu gihe umuntu akoze aba expectinga ko abantu bamuri hafi bakagombye kuza n'undi bakamufasha nubwo nyine atari ko byagenze ariko inshuro nyinshi yabaho ugutengurwa urumva gutenguha bwo ni buri munsi wese twese ntitwatenguha kugeza n'ubu abantu baduhemukiye kugeza n'ubu byari byashira se abantu twahemukiye iyi si ni ups and down uyu munsi ushobora kuba uri umustar utekereza ko runaka utazamukenera ejo ugasanga ni wowe n'ugukenera wa muntu wowe utekereza ko utamukenera aho ngaho ntihise hita itangira kugukorera icyo bita ibintu hari umuntu twari turi kumwe kuri set runaka aravuga ngo ahantu Imana ibera iya danje ni ukuntu niba warahemukiye umuntu ku isi n'ubundi still ku isi biba bigomba kuzakugarukira ariko hari abo njya mbona bitajya bigarukira Leandre wagiye ubyihorera uzabireba ko hari igihe ubona umuntu akora ibintu agakomeza kugeza apfuye agiye mukira abantu we nta kintu kiri cyamubaho ubundi nuko nyine bamwe na bamwe batabivuga ariko buriya baricuza kuko nta kiza cy'igihemu nta kiza cy'igihemu kabisa niyo mpamvu nyine Yago we impamvu yashoje intambara kuri bariya bose ko ari ukugira ngo abibutse ko n'ubundi bagomba kuba abantu ahubwo tukiri aho ngaho tutaragera kure abantu bose bagiye bavugwa mu myandiko ya Yago ibyo yabavuzeho nta ngaruka mbi byabagizeho mu mikorere yabo ingaruka zarabaye cyane ingaruka zarabaye kubera ko reka dufate wenda nka saga ya Sabe na Yago yari afite miliyoni n'ibihumbi 200 hasigaraho miliyoni n'ibihumbi 119 aho mbyibukira ariko ubu byarazamutse impact ibaho erega hari igihe tubyita showbiz ariko at the end of the time usanga ari ubuzima bwa buri munsi tubamo kuko abadukurikira hari ibyo batazi baba biri behind ariko yamara kubikora gutya yamara kumenya ukuri kuko Yago icyo yashatse kugaragaza ukuri nyuma yo kugaragaza ukuri rero ubwo noneho abantu batangiye ngo ngo burya bya bindi bimeze gutya kandi noneho ikintu gisekeje nk'iriya saga ya Sabe na Ngwino Ndebe iba ibya Yago byari bisa nkaho biri kurangira hahita hongeraho haza indi episode n'uyu munsi haracyari izindi episode izo episode kuri iyo saga ya Sabe bivuze ngo twebwe turimo turakora showbiz ariko ugasanga still harimo ibintu byinshi turimo dukora ugasanga turimo turisubira amayira ibyizere byanyu mugenda mubitakaza turasubira amayira kabisa niyo mpamvu nyine nk'ubu Agaba nabonye abwira Yago ngo ntiyazongere gusubira mu matiku n'inabyihorere ni byiza ariko biragoye ko kubera ko Yago yamaze kwatsa umuriro kuwuzimya biragoye cyakora nagenda agaceceka noneho naceceka sarakore kugira ngo nyine wumve uburyo ibintu ari chaîne ari ama episode Yago abaragiye yakoze ikiganiro hariya ntuza Oda Pass akoze ikiganiro abatangiye kugaruka ku buzima bwe bwite na Lick uburyo nyine byagenze gahunda zabo simbizi aho ngaho hariho abantu benshi nagiye ndeba abantu benshi bagiye babiteraho commentaire bavuga uti ibyo bintu ntabwo byari bikwiye kuba wagarura ibyo bintu muri media ari ibintu bishobora kugira nubwo bishobora ahubwo ni ibintu bigira ingaruka mbi ku mwana sibyo Oda Pass ni inshuti yanjye sibyo Lick ntabwo tuziranye Yago ni inshuti yanjye ariko reka njye mbivuge uko nakabitekereje cyangwa se uko mbitekereza Oda Pass ikosa yakoze uribuka nkubwira ngo ibiri personal by'ubuzima bwite bigomba kuguma mu rugo nibyo koko reka dufate ko Lick atubarije inshingano ariko nta muri umuntu kujya kuri kamera ubu nonaha umwite rya jambo Jolly yavuze hako sereya yibuke ko at least hari ibihe byiza bagiranye yibuke ko uriya mwana uri hariya ibigaragaza bireba ntabwo nkubujije kuvuga wenda ngo ujye hariya ngo wavuga ariko hari amagambo utagomba gukoresha nakoreya utarajya kuri icyo kintu reka tujye tunarebera ibintu mu ndorerwamo isa nkaho ari nini
muri iyi showbiz hakunze kubaho ikintu cy'uko abantu babashinja abana rimwe na rimwe bikazagaragara ko bishobora kuba atari ababo. Sinumva njye ku ruhande rwanjye sinumva ukuntu ushobora kuba uri umuntu wifite ukaba wemera ko umwana ari uwawe ariko ntumufashe. Hari ikirura abantu batajya bamenya, reka nongere nyisubiremo. Kuba twaryamana ntabwo bivuze kubana. Niyo ngo kuba twaryamana hakavamo umwana ntabwo bivuze ko ari tugomba kubana. Kubera iki? Hari impamvu Lick atabanye na Oda Paccy, kubera ko wenda umwe muri bo yabonye indangagaciro cyangwa se reka mbyite comportement cyangwa se imyitwarire simbizi idatuma babana. Kuko ushobora gukora sex n'umuntu ariko mudakundana. Ari bya bindi bakunze kwita muri iyi minsi. Kurengera rero umwana ubwo ugiye gusova ngo umwana ngo avukire mu muryango ugasanga uteje ibibazo nk'ibyo tuzi hano muri showbiz n'undi byabayeho. Dufite ingero z'abantu benshi babanye n'abagore bagatandukana kandi bazi ko abana ari ababo. Ariko ariho ngaho hari ikibazo kibazwa cyane kivuga giti ese ko turaza hano tukavuga ariko ntiturumva verisiyo ya Lick avuga uti uyu mwana njyewe nyine abagabo babiri uyu mwana ndamwemera ariko umugabo amarira ashaka no kuba ajya mu buriri akarira ariko akaba ataza kuri kamera ngo bivuge kubera iki? Kubera ko muri kamera y'abagabo twebwe nyine tugira kwifata cyane. Ko mbona byahindutse ni kuri bamwe nyine hari abantu akanwa akagutse ko harabonabonye nabo basigaye bagenda bakitereka amarira bakayasuka ko nge Oda Paccy uyu munsi ntabwo mu blaminga ko yajya hara kubivuga kuko byonyine ubwabyo kubivuga niko gukira igikomere, ariko nyine yibuke ko hari imbaga atagomba kurenga. Umuntu wakugiye mu maguru ntabwo ugomba kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga kuko hari ibintu muziranye mu bwanyu mutumvikanyeho byatumye either Lick ahunga inshingano nk'uko abivuga na Lick agiye kuvuga nona ushobora gusanga hari indi version twaba dufite itandukanye niyo tuzi kuri Oda Paccy. Niyo mpamvu rero kugeza aka kanya tudashobora gufata version y'umuntu umwe ngayo bari ikindi cya kabiri bareke kwangiza ubuzima bw'umwana bwo kumushyira mu bikomere byabo byo gutuma umwana ashaka kuzabaho nawe yicuza kuko izi mbuga nkoranyambaga umwana wa Paccy ariga ku ishuri bazavuga ati dore wa mwana se yanze. Sinumvishe ngo afite na telefone kuko Oda Paccy yavuze ko na Lick ubwe yamwiborokeye ngo yaborotse umwana we. Lick njya mvuga ngo ibibazo mu gihe binaniranye hagati y'abantu babiri ntibizana kuri kamera kuko mujya mu byanyu ntabwo kamera zari zihari, izo gahunda zose ziba ntabwo twari tubizi. Ahubwo nabyo bazagire gutya hajye badushyiraho na kamera byose turebe. Nashaka kujya mu mato y'abandi bashyiramo amakamera mwanza. None kamera uza amabara dukora ubwo Leandre twabona iyindi sura yatari iyi ngiyi mubona kuri kamera. Bitekereje usanga mu maroge n'amahoteli gahunda ziberamo ni nyinshi, si n'abasitari gusa n'abantu basanzwe n'abantu ngo bingagari niko numvise sha bagira akuntu munsi mukandara nta cyubahiro cyaba. Rero nge Paccy namubleminze ko ntabwo nakubleminze ko atanze ibiganiro ko abohotse ariko kumenya imbaga atari burenge kumenya ngo uriya ni umuntu twabyaranye at the end of the time ugomba kumwubaha kuko ni so umwana wawe kabone nubwo nyine hari ibyo wamutumvikanye ariko nyine some respect ibikenewe kugira ngo kuko Lick azuba kundi muryango amakuru mfite nuko ngo yakijijwe ngo yarakijijwe azuba kundi muryango nawe ushaka kuba kundi muryango. Ibi biganiro rero ntabwo bisibamo ngo bivugwa ko ngiyo ashobora kuba ngari gutwikira indirimbo ariko ngiye sinumva ukuntu ushobora gutwikira indirimbo. Twikuru sasa mwabantu mwe nako ko dutwiko mwese okay natwiki ariko kuzana umwana natwike kuzana muri Lick wenda amuzanimo ko wenda ni story zabaho muri showbiz twe turabizi mu myaka 15 nje ndamubyibuka Oda Paccy tuvugana yarakiri n'umukobwa ariko ntago ari ngombwa ko bizana muri iki gihe. None kandi kantu nanenze sinzi hano nigeze kubibona ariko ntabwo ari apati yiwe gusa ukajya kumva umuntu aravuze ngo wowe reka nanjye gufata urugero kuri wowe ariko simfata urugero kuri wowe ntari bireka tugende akavuga uti ngo Leandre ibaze gutya gutanga ubuhamya uvuga ngo Leandre ngo yamvagaho ngakajya ngo kururiya ibyo bintu byari bikwiye ku muntu w'umumama. Izi mbuga nkoranyambaga ntabwo nzi impamvu abantu batakaje umuntu ku buryo
bajya kuvuga ibintu bidakwiye kuri kamera kandi bazi ko bizabonwa n'isi yose. Nibyo navuze ubushize, urajya mu kiganiro uvuge wenda uburyo njye nawe mu cyumba nta gahunda zitameze neza, urimo urengagiza ko umugabo azareba ikiganiro, umwana wawe azareba icyo kiganiro, umuryango wawe uzareba icyo kiganiro, warangiza muri imenida uza kuri kamera ngo uje kuvuga ubwo bugore. Noneho ikindi kintu kimbabaza, niba uzi ko uri mu cyumba n'umuntu ukaba uzi ko uzajya kuri kamera wenda ukabivuga, n'ubundi wakinguye Rwanda bakakubona. Oya ntibatangiye bashyireho kamera hakiri kare ariko. Ntabwo numva ukuntu uva mu cyo ubundi izira nkuta enye ni ahantu hari sacre umuntu atagomba nyine gupfa gukora ibyo yiboneye. Niba rero ufunze ukaba uri mwaho ngaho n'umuntu mwaho ngaho, ibyo mwakoze bigumye mwaho ngaho, kuko mujya kubikora ntabwo mwagiye kuri kamera. Gutyo Scovia niko yari ari kubivuga, avuga ngo ni gute wifata ugafata umuntu mukagenda mu cyumba mukegekaho, nyuma mwamara kwegekaho ibivuyemo mukaza kubidutangira karubana. Nge ntabwo byumva, nanjye logique sinyumva, kuko at the end of the time dufite ubuzima bwacu tubamo bwa buri munsi. Nk'ubu ugiye gukora nk'ibintu nkorera mu rugo ushobora gusanga ari amabara, hari igihe dushobora kumirwa tukifata mu myanya. Ariko navuga ngo noneho hari ibintu byateye bya smartphone mw'abantu, ibintu nabyo ni ikindi kibazo. Kamera basigaye bazikoresha ibyo zakorewe. Sinzi ukuntu bizagenda, ariko wenda Nyagasana azabakoreramo umwuka wera bamanukire, ariko izi telefone mufite zizabakora. Baze ko ngo basigaye ngo harabonja numva bavuga uti rwose utungutu tudukora mu rwego rwo kugira ngo mu gihe cya gikorwa cyarangiye tujye tureba ukuntu action izagenda. Ese niba ukeneye ko ubireba wajya gukina pornography ukaya uploading porno kandi nese bitaniye na porno bitaniye. Niba wifata amashusho uri gusambana sibyo, nyine uwo gatinya ugafata amashusho uri gukora ibyo bintu, utekereza ko bitaniye n'aba acteurs ba pornography? Aho biba bitandukaniye ni hamwe, nuko bamwe babishyira hanze bari proud yabyo, abandi bari proud abandi bakabishyira, ahubwo se nibo babishyira hanze cyangwa babishyirirwa hanze. Rero kamubwire nk'ubu ntakubeshya, ntabwo numva logique yo ko nafata amajwi cyangwa se amashusho. Uzi impamvu? Telefone bafite simba nyizeye, machine nshobora gushyiramo simba nyizeye, bashobora kuyinyiba telefone. Machine ushobora kuvuga ngo harimo password ngo nta muntu yizi, barazisetsa. Telefone ushobora kujya nko ku ipost ugiye kuyigurisha bakakora restore bagasanga harimo, ntabwo nshaka kuyizera, ugatasanga mu life privé yawe. Rero ntabwo numva ukuntu umuntu ashaka kujya gukora zira gahunda, hago se imbaraga bazikure. Ubu ni gute uba concentré gufata amashusho uri gukora ririya gahunda, ko mbona ntabwo bari kubyo. Ahubwo tukiriyo no kuri iyo ngingo nabonye na Muyango yaraje kuri Space, yari yitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, yari yobowe na Godfather I think. Yego. Nawe aza kwisobanura avuga ko amwe mu mashusho yagiye hanze y'urukoza soni ataraya. Ngenda bivuga muri version ebyiri n'ubundi. N'abantu mwe reka dufate ko wenda uriya simu yangu ngo abisobanuye sibyo, kandi nyira amashusho n'ubundi arahari baramumenye karamumenye. Urumva niba nyine za gahunda ugiye kuzikora ukaba uzi ko nyine reka dufate ko uri drunk nyine wanyoye, ariko ntabwo iyo ari excuse y'ubuzima, kuko uyu munsi ushobora gufata amashusho mu kanya gato ukiyangiriza ubuzima, mu kanya ugasanga hari post. Reka ntange nk'urugero nka US iyo bari kwiyamamaza cyane mu bigo byo hanze byinshi, iyo bari kwiyamamaza kenshi bakoresha bya bintu bagiye gukora nyine bitari byiza muri society. Ari nabyo bigenda ujya kumva ngo Trump ngo Trump ugeze kugura indaya ako niko kantu. Noneho agiye kwiyamamaza umugenzi bati ni gute mwatora umuntu ujya kugura indaya ngaba ari uyobora igihugu. Urumva nawe rero ushaka kwifata amashusho kibwira ko nyine nta birenze ndimo gutwika hano hanze hagezweho gutwika, ariko ntutekereze ko uzagira umuryango, uzaba ubundi buzima, hari inshingano uzagira nyine zindi, wenda muri politiki cyangwa se ahandi hantu uzayobora ibigo bikomeye, ukirengagiza ko nyine amashusho azagaruka. Ko hari abavuga ko se bamwe muri bo ko bavuga ko ayo mashusho afatwa ngo mu gihe banyweye ibisindisha batagifite ubwenge. Ahubwo niba ushaka kunywa inzoga ugata ubwenge
ugende witekerezeho. ahubwo se abantu banywa inzoga wenda ugasanga kunywa inzoga ntabwo bivuze oya gukabya ugasinda nicyo kibazo. ujye kumbwira ngo wakoze ikintu gukora ko wasinze none se baguciye umutwe n'ubwenge baragutwara. oya ngo ubwenge hari igihe buba buri kureba inyuma. oya ntabwo mbyemera byose nabyemera. Kuri Muyango rero ahantu ntemeye abantu uburyo baherekanyije amavideo nyine ku mbuga nkoranyambaga usanga buri wese arazifite nanjye ndazifite uburyo ni hantu usanga nyine nawe ufite video z'abandi muri telefone yawe. njya kubona nko muri raje sinzanga gakindi bakura nkona barazinyoreje. Hari umuntu wigeze kumpamagara mu gitondo kare ati wamaye video zirasi yandi ngoma ya jihad mvuna muheto jihad ya mu gitondo yakeneye ko bamusifurira. Rero amavideo ashaka kuba atajya ku ma Instagram nahe hose ariko nyine arahari mu bantu arahari nyine ariko ibazereya nko kunyura ku bantu reba nkawe unyuze ku bantu bakajya babona bakajya kubabona twa video twawe twose bakajya bimagina. akenshi nako bigenda buriya iyo abantu byamaze kudekona kuriya niri kuvuga speech bari kureba ntabwo yumva bya bindi uri kuvuga ari munsi mukanda. Rero kuri Muyango ni umuntu ufite umuryango icyo ni cyambere. Ahantu nanone ntemeye ku gitangazamakuru cya Badrama ntabwo natinya kubivuga bafashe amafoto ya Muyango n'umuryango we wose. Yego Muyango yanagiranye ikiganiro na Badrama aravuga ngo ngingo cyaje banyataka ngo kuki mutamvugani. Badrama urimo uraza kwihimura kuri Muyango kubera iki? None se basi niba yarari kwihimura bamwe mu bamuhemukiye Muyango yararimo? Ntabwo yararimo. Gufata umwana wa Muyango gufata kimenyi ukamushyira hariya ntabwo abo bantu bari involved muri izo gahunda. Cyane ko nawe aho uvuga ngo baramuhemukiye nawe bamufataga nk'umuntu umwe muri showbiz akaba ari we bavugaho. Ntabwo ubu none ntakuba hari ubuzima nyine abantu bo mu miryango yacu babamo badakwiye kuza hano muri ibi bintu byacu. Nk'ubu umuntu wanjye ntabwo muzi, mama ntimuzi, gatane muzi. Ngiye kubona mbone wenda nko kuntuza nko ku kiganiro mbone bazanye ifoto ya papa ngo yacukumboye. Ibyo biramara iki koko turetse kubeshya. So hari abantu bakeneye ubuzima buri private kuko twese ntabwo duhitamo ubuzima bumwe. Hari abahitamo ubuzima bwo kujya ahandi natwe tukazanga kuri kamera. So nujya kuvuga uzamvuge nta kibazo. Ariko nyine kujya gushyira abantu bo muri famille ntabwo ari sawa kabisa. So Muyango rero abakobwa reka mbibwire kwanza abakobwa n'abantu muri kumurikira utekereza impamvu abagabo wenda byitwa ko batera amada bakabihakana batemera abana ba izo nshingano n'izo comportement zirimo. Wowe urajya kunywa inzoga umere nk'umusazi bagufata cyangwa ufata amashusho ejo ni uwo mugabo uri kukurambagiza utegeza ko azakwizera se uzabama abana mute kandi nawe ubwawe udashaka gutanga uburere. Ako kantu kumvikane neza dore ni n'akantu cy'ingenzi reka tukavuge turi seriye. Urajya gutanga uburere gute nawe ntabwo ufite se? We mugabo uri gufata amashusho uzabwira umwana wawe ko agomba kuba umugabo gute nawe ubwawe utari umugabo muzima? Bivuze ngo ubu none dufite generation iri nyine wagira ngo baravangiwe. Sinabatinya kubivuga wagira ngo twaravangiwe kubera ko uraza hano ukore nk'ibintu biri strange urahereza umwana wawe uburere buhise kandi nawe ni nta burere ufite. Kandi muvuga ko ibyo turi abantu bakorera kuri kamera ntaho biba bihuriye n'ubuzima busanzwe. Ariko shabyihorera. None urajya kwifata video wambaye ubusa umugire ngo ntago biho n'ubuzima busanzwe gute? Urajya hariya wataka abantu bavuga ukireneza ko nawe uri umuntu. Ari nabyo byabaye kuri uriya muntu wenda tutari bunagarukeho. Twebwe rero uyu munsi dukoresha imbuga nkoranyambaga twumve ko nibyo nk'izi YouTube ziriho amafaranga ariko ntabwo ari ngombwa ko nza gufata umuntu ngo nze kumusabya kugira ngo ninjize. Hari ibiganiro byinshi byiza byubaka hano abantu bagombye kureba ahubwo none ahantu twe twabereye reka mbyita abasazi. Urumva nyine ushaka bya biganiro by'amatiku n'ibiki byose ngo bya bindi biri bikwinjirize nibyo birakwinjiriza viewership ikaba nyinshi birakwinjiriza kangahe. Ahubwo ikintu abantu bataramenya nuko iyo iyi saga runaka ivuyeho ariyo yari iri kukwinjiriza n'ubundi bya bikorwa byawe birongera bikamanuka bigasubira kuri ya ritme byari biri. N'ubundi ni hahandi ngiye uyu munsi niyo mpamvu blaming abakobwa. Umukobwa ushaka kwemera akamufata nk'amashusho nawe ubwo ushobora kuba ufite ikibazo se kihereye Andre kuko gukora sex nawe twese turazikora. Nako ngende imanzi yego manzi we twagiye kubikira kuri kamera ntacyo uri umare
ari igihe sinzi abantu mu buryo ariko njye ntabwo na blaming umukobwa gusa na blaming n'umuhungu cyangwa umugabo bari kumwe nawe ufata iyo video nawe na mu blaming. Niyo mpamvu nanjye ndakubwiye ngo niba wumva uzajya ufata amavideo y'abakobwa cyangwa se y'abahungu igihe nijye gukina porno werure Noeline yareruye yabati ngewe ndagiye ubona se nubwo wenda hari igihe cyageze bakamwiha ubona benshi hari aho batandukaniye nawe aha ibyo jambo n'ubundi batandukaniye nawe kuri ubundi mu bikorera aho ngaho mu cyuma nubwo utuvideo tugenda twibonera bakaturebesha ubundi Simba hano yabakubitiye yaravuze ngo niba umutwe ushobora gukora amaguru akagenda akaboko kagakora umuntu akaba yakoresha amaboko akagira ku cyageraho kukigira igitsina cyanjye kitankorera igitsina kandi niko yavuze ibyo mvuze niko yabivuze niko yavuze ariko nanone ntabwo twamushyigikira kuko buri wese ahitamo inzira ye no mu byo dukora tugomba kugendera ku muco umuco ese umuco ntabwo kubera iki ubundi tuba twigana urigana ikize inshuro nyinshi ubuzima tuba tubayeho kenshi ndavuga impunuza ndende muri Afurika kuki tuba twumva ko tugomba kwigana ibyo abazungu bakora byose kandi buri gahugu n'umuco wakanye erega ikibazo ni iterambere dufite kuko ndaba ndi hano mbe ndikora ibyo Kim Kardashian ari gukora ndikora ibyo Jay-Z ari gukora cyangwa se n'abandi ba Nicki Minaj bose umwana ufite smartphone arifuza ko amwigana kandi iryo terambere niyo mpamvu dufite reka mbyite ikibazo gikomeye cyane cyo kumanaginga izi social media RIB nubwo igiza hano igatangira ikatubwira ibintu runaka ariko bafite akazi gakomeye cyane kuguca bino bintu by'ama cyberbullying bise birashoboka ko byacika biragoye ntuzi ko mbona umunsi ku wundi biganwa ngo nti YouTube n'urugero nshaka kwa iri hano bakati ntukore ibiganiro ntutukane ntugere gute nkahita Bugande cyase nkajya US nkagenda ngatukana nkakora ibyo nkora nyine ku managing izi platform biragoye kubera ko still urasanga abana bariho barashaka gutwika icyo ni icyambere arashaka kwiyambarira ubusa nka Nicki Minaj arashaka kwiyambarira ubusa kugira ngo atwike kugira ngo bamuvuge ahubwo ukira aho ngaho abana bariho bakeneye gutwika ibyo babona hanze bakeneye kubikora ariho ndi bugaruke ku munyarwandakazi wacu ntabwo ndi bumuvuga izina sibyo bivugwa ko bivugwa ko ngo yagiye hanze hacoka inkuru nyinshi zivuga ko arwaye hako benshi bakavuga ko ari ukwibagisha ni inshuti yanjye ubwo rero duhereza ubwino kuri ibyo bintu amakuru ufite naganira na manager we ambwira ko ari muri Ghana ari collaboration yari yagiye gukora muri Ghana agera Nigeria gute ubu ari muri Nigeria nyine yashyize gute iyo nkuru ntabwo nyizi cyane ariko ubwo nayimenya kuko ari ahantu tugiye duhurira mu irigana n'abo bantu ariko amakuru ufite nuko ari collaboration ntabwo kwibagisha bizi byari byo akose n'ubundi aribagisha iki ngo uko numva bivugwa ngo bivugwa ko yagiye kwibagisha bimwe mu bice byose bigaragara bishobora kugaragaza umukobwa cyangwa umudamu ko ari mwiza harimo igice igituza inyuma akaba harimo n'ubundi yavuye mu Rwanda gahunda mu byo yaravuyeho hari umuntu bimufashije ni ukuri byose se byaratunganye wenda inyuma ntabwo bizi kuko ntabwo duherukana ariko mu byoboro waravuye ko niba banabishaka ko bajye bajya muri shike bajye kugura izo gahunda se ko mu Rwanda zaje nazo zo kubaga se ubu siko yaravuze ngo ibere ngo bafite ngo wagira ngo bashyiramo ibiceri ukagikanombe ngo igisogize ngo Kanombe barabikemuye none se babajya ari nyine ubu birakorwa mu Rwanda ariko igituma wenda mbona bashobora kuba batanabikoresha mu Rwanda babanga ko bishobora kujya hagaragara cyane kuko ababikoresha inshuro nyinshi usanga ari abastar mw'abantu mwakwemeye nyine n'ubundi bikagwa ko bamwarabikoresheje ndo wamugane hari umuntu wivugira ngo nakabaho mwakwemeye ko Imana yabaremye n'ubundi uba warakoze ibyo wagomba gukora nyine ukoresha izo gahunda zawe so baprod nyine iyo ni fake life ugiye kubamo fake life none se niba ugiye kwibagisha wenda n'urugero ugiye kwibagisha amabere urongeye ugize amabere wenda ahagaze urishobora kubita zakugira ingaruka kenshi bavuga ko kenshi zino plastic surgery ubundi zigira ingaruka uko byagenda kose mbi cyane umukobwa
nigeze kubona ku mbuga nkoranyambaga yari yakoresheje ikibuno, ntabwo ndivuga kuri kamera ukuntu byagenze ariko namwe mwimagine hari utuntu twari turi kugira gutya tuyisa nk'utugenda rimwe na rimwe rero mujya gukora ikintu Shema Tattoo niwe wambwiye ngo zino tatuwaje batera mu menyo nako mu kwishinya muzagere mureba ingaruka zabyo. zigira izihe ngaruka? Nyine abantu hari bakora nk'ikintu ngo kubera ko runaka nyine bikoze ngo nangire kanye nibikora ariko ntabwo uzi ingaruka zabyo. Ahubwo buri uramutse ugiye nko muri gym ukikorera nyine inyuma hawe ugakora sinabonye no muri gym hari ukuntu bagira gutya ibintu bakabitunga mbere yo mukora ikintu mujye mubanza musome banashaka ubumenyi kuri ibyo bintu, kuko hari umupasiteri wo muri Kongo umugore we yapfuye n'ubundi wagiye gukoresha plastic surgery ndakeka. Umugore wa pasiteri se nawe kandi hasi ijambo ry'Imana neza uko rivuga. Abantu ari gihano bicara kuvuga ngo ngo njya gukora biriya ngo ndagingo ndahita mina nka runaka wenda n'urugero ngo ndatangira shape nziza. Abantu babonye rero kwataka Jore ngo nawe yakoresheje nuza ngo surgery dore nkurikije 2016 ko nabonye n'ubundi nta yari afite nta tubera yifite naho si inyuma ntabwo bize ariko bageze muri gym abantu hanze abantu bafite amagambo koko ariko nyine wowe urimo urifuza ko ushimisha abantu bakubona ariko mu mutima wawe ntabwo wishimye. hase kubera icyo ushobora kubaho ubuzima utishimiye ngo kugira ushimisha abandi bantu. Ubundi gute nza gushimisha njye ntishimye? Ahubwo umuntu atanga n'ikintu afite burya. Sinzi Abanyarwanda dufite ikibazo gikomeye cyane. Reka twiganire ku musozo w'ikiganiro Leandre. Ariko ikintu dushobora kugenda tutavuze tudashobora kugenda rwose tutavuze. Izi saga ebyiri iya Yago iya Sabe ndetse n'abandi numva ngo harazinde operation n'ibi bintu ko bya operation nabyo sinjya menya neza ukuntu bikorwa. Urumva izi saga uko ari ebyiri aba bantu bose bagenda bavugwamo kuri Sabe uribuka ko Yago nta n'umuntu yari afite umuvugira numwe kandi ugiye kureba usanga n'ubwo nibo benshi finally yaba big energy nibo benshi ugasanga Yago muri icyo gihe we ntabwo yari afite abantu bamuvugira. Noneho kandi nujya kureba neza urasanga ibyabaye kuri Yago ni copyright y'ibyari biri kuba kuri Sabe. Ariko Sabe akagira abantu benshi bamudefanda cyane. Ariko nkahita nibaza ibi bintu nibidahabwa umurongo runaka ngo abantu babashe kuba bazamura imyumvire yabo biraza guteza izihe ngaruka. Ubundi muri business si ngombwa ko tuba inshuti kuko ni business, sibyo? Hari ukora ibyawe yagakora ibye n'undi ukora ibye n'undi akora ibye, ariko nujya gukora business yawe ukaza kwangiza business yanjye birabigiye kuba ikibazo, sibyo se? Kuko Urban Boys bararimbye ngo ishyamba ni rigari ngo reka nanjye mwige. Mwese ni muhige mukore abafana bazagira bakunda nabo banga. Nazana akavuga ati nge ntabwo nari biganiro bya Leandre nzajya kure ibya Yago, it's okay. Naza abantu nzajya kure ibya nta kibazo kuko ubundi baravuga ngo nta murozi abuze umukarabye nta ubaho. Bivuze ngo rero twebwe tumwe turaryana amafaranga y'abazungu kandi ubwo ntabwo mwayamara amafaranga y'UTube nyine genda creating content zawe ndabizi ko uzagira abantu bazakureba, ariko nuza kuzana amashyari hano nyine ku mihanda ugatangira kwangisha abantu abandi hano ku hano kuri YouTube abantu benshi bafashe nkaho nyine ari bari powerful cyane kurenza abandi bakumva ko ari bo bavuga ari kijyana. Igitondo rwose YouTube yabyuka igafunga. Ibaza abashomeri bahita bagaragara ina mwareza mukaryara mwana. Ahubwo njye nakwishimira ko mbona hari ubufatanye hagati nubwo nyine bigoranye numva haje nk'amatiku. Yego ubwo bufatanye ntibunagaragare ariko ntibize kuba nimunashwana mushwane ku mpande zanyu ntimubizane muri rubanda nyamwinshi bagahita bazanamo na za famille zacu aribyo nanga none bagatangira kwinjirirana. Ngiye umuntu uzazana famille yanjye muri zi gahunda nujya kumvuga nanjye niye kuvuga sinzazana mu famille, ariko nujya kumvuga ukazana mu famille sha nawe uzahita winjiramo indani zibarango ko tuba dufite amakuru yo tuba tuyafite menshi cyane ari ku muhanda. Tuba tuyafite nzayavuga ibyo ntajya mvuga kandi nzi byinshi cyane nawe uzabivuge nawe. Ariko ngiye umuntu uzanzana muri izi saga nyine n'urugero wenda habaye nka saga runaka yanjye akahita azana mu famille shaka
mugani bayigo nanjye nzarekura amakompora uzajya ugira gutya getoyo nzaza nanjye njye muturitsa mu gahanga. Yego Leandre, reka ngushimire. Yego. Hari nako nshimira n'abantu bose babasha kureba ibiganiro bya Rare Entertainment umunsi ku wundi tugahita dukurikizaho cya kintu cya subscription. Ni gahunda ya leta, niba utari gukora subscribe murarwanya leta. Ni nk'umuganda. Ni nk'umuganda, ni nka siporo rusange. Muze bwose mukore subscribe. Ni nka ka free zone uko bakora siporo. Ubundi uri nangira gukora subscribe gute kandi igikorwa kitanatwara n'amasegonda 2. baza umuntu utakora subscribe ubu yaguha igihumbi. Umubwiye ngo aguha igihumbi. Byagorana. Ndabashimira abakoze subscribe kandi abizi neza ko bizaba byiza. Umuryango wa Rare Entertainment magenda waguka ku bihumbi 6 turaburaho abantu 40 n'abangayira ntabwo nibuka, ariko nyine barimo baragenda bazamuka. Nibanyarukireho ubundi twuzuza ibihumbi 6 Yeah. kuko erega bari n'ibindi bintu byinshi cyane bikibahishiwe. Cyane. Rero umuntu utabasha gukurikirana Rare Entertainment rwose waracitse. Hari content nyinshi turimo dutegura mu minsi iri imbere. Urumva ariko ntabwo twahita tuzishyiraho kandi bataragera. Kutese batarageraho. Bataragera. Mwebwe aho gahunda leta muyisangiza abandi. Ni share. Muyisangiza abandi ubundi babwire ko umuganda ukorwa hano kuri Rare Entertainment n'ahandi mu midugudu. Yego, ari nako rero mbabwira ngo mwakoze cyane kureba ibiganiro byacu. It's all for one and only umwe cyane hasta la vista. Blessings.